Reka twizere ko mumeze neza cyane nk'ibisanzwe twagarutse mu mwanya w'amakuru abagezweho kano kanya mu ruganda rw'imyidagaduro ikaze. Yampano ibye bikomeje kuba birebire na Bruce Melody ngo bimeze bite rero? Umuhanzi Yampano yatangaje ko nubwo yavuze ko atazi Bruce Melody n'ubu ngo ahumiriza namubone kuko n'ubundi atamuzi batari bahura amaso ku maso. Mu minsi yashize nibwo Yampano yavugiye kuri televiziyo y'igihugu ko atazi umuhanzi Bruce Melody. Abantu bamutera imijugujugu bavuga ko ari ugusuzugura umuhanzi nka Bruce Melody kandi umuhanzi mukuru narenze. Nyuma yaho gato Yampano yagiye asobanura mu buryo butandukanye icyo yashakaga kuvuga n'icyo yashakaga kumvikanisha mu mvugo ye yuko atazi Bruce Melody, avuga ko batari banahura amaso ku maso n'ubundi. Mu kiganiro uyu musore uri gushabuka mu muziki aheruka kugirana n'Inyarwanda TV, Yampano yatangaje ko no kugeza maginga ya ahumiriza ariko nabone Bruce Melody. What is that? Mu magambo ye yagize ati, njyewe numvikanishaga ko tutari twahura ngo menye Melody ku buryo nahumiriza nkamubona. Ubu ndi guhumiriza ariko simubone kano kanya. Iyo shusho ye nayo mfite mu mboni y'amaso yanjye. Ayo ni amagambo ye Yampano. Yampano yakomeje avuga ko kandi ko nta gihango afitanye na Bruce Melody ku buryo yaba amuzi. Asobanura ko niyo umuntu asuhuje undi mu ntoki baba bahanye igihango. Yakomeje agira ati, nta n'igihango njye mfitanye na Bruce Melody. Burya iyo umuntu asuhuje undi bagakorana mu ntoki ni igihango baba bagiranye. Icyo gihango nta gihari, niho nahera mvuga ko namuzi. Mbisubiramo, Bruce Melody simuzi. Ayo ni amagambo uyu musore Yampano yatangaje ku Nyarwanda TV. Avuga ku bamushinja gusuzugura Bruce Melody, Yampano yavuze ko nta mpamvu n'imwe afite yo gusuzugura Bruce Melody kuko ari umuhanzi mukuru kandi ufite ibyo azi kuruta uko ibyo we azi. Yagize ati, Melody mugomba icyubahiro uko byagenda kose niyo we ubwo yaba yansuzuguye. Nk'umuntu umaze imyaka 15 mu mwuga, afite ubunararibonye nazi, afite ibintu byinshi nazi. Bruce Melody nawe mu kiganiro aherutse kumvikana avuga ko Yampano bakwiye kumureka kuko ibyo yavuze byose atabifata nk'agasuzuguro nk'uko benshi mu bafana be babivugaga mu mvugo zitandukanye, bakavuga ko ari babitwara mu buryo bw'agasuzuguro. Yampano yatangaje ko n'ubu rero ahumiriza nabone Bruce Melody ishusho ye ko atamuzi. uyu musore ndavuga Yampano akomeje kumvikana cyane muri kesi zitandukanye. Ngaho iyo kesi ivuyeho y'ejo bundi, ubwo yashinjwaga gusohora indirimbo yari yaragurishije umukobwa wo muri Amerika, akayimugurisha akamuca inyuma ruhinga akongera akayisohora. Iyo ni saga yabayeho, murabizi. Hariho iyi saga ya Bruce Melody ubwo yavugaga ko atamuzi kubera iminsi mike yari amaze atwike abantu muri Bika Arena. Yongeye yabisubiramo. Muri iyi minsi afitanye ikibazo gikomeye n'umuhanzikazi witwa Marina nawe umushinja kuba barakoranye indirimbo ya audio
yampano akamuca inyuma agahita yisohora ibyo bemeranyijwe batarabishyira mu bikorwa, dore ko bari bavuze ko iyo ndirimbo izasohoka ifite amajwi ndetse n'amashusho. So bigatuma Marina afata umwanzuro wo gusibisha iyi ndirimbo kuri YouTube. So urumva rero uyu musore yampano afite saga nyinshi cyane, sinzi kiri kubimutera kuba bafitanye n'abantu ibibazo byinshi cyane, kandi uba wumva igihe cyose n'imvugo ye no gusubiza abo baba bafitanye ibibazo uba wumva yifitiye confidence nyinshi. Niba twavuga ko ari nk'agasuzuguro sinzi, ariko uba wumva asa nk'uwuremereye. So ngayo nguko rero, ngayo nguko ayo niyo makuru twe twabateguriye yaragezweho kano kanya. So reka mbashimire naho mu zindi nkuru ziri buze gukurikiraho.